ya tugeze umugisha muri studio za Class da King TV CTV wo kuhura n'abana b'Imana abasore beza cyane n'abakobwa beza. Imana yahaye umugisha udasanzwe ibaha amajwi meza. Dusanzwe tubazi hirya no hino mu biterane mu matorero atandukanye aho bagenda bakorera Imana baririmbira Imana bakoresha impano Imana yabahaye. Rero iburyo bwanjye hari umusore mwiza washokoje ubuhamya turibwira. Amazina ni Norani. Okay, hari mushiki wawe mwijyanye. Nanjye nitwa Nsengiyumva Penina, nkaba ndi umuririmbyi Imana. Hano natwibwira. Nanjye nitwa Nsengiyumva Richard. So hari Norani, hakaba na Penina, hakaba na Richard. Ikaze muri studio za Class da King TV. Ndababona rero mwaje muturutse hamwe. Ese murabavandimwe muravukana? Ndakubaza Richard. Norani ni inshuti yanjye mu muturanyi. Turanaririmbana, turasengana. Uyu ni mushiki wanjye. Byiza cyane. Mushobora gusangiza abakunzi ba Class da King TV urugendo rwanyu rwo gukorera Imana. Byaje bite, mwatangiye ryari, uyu muhamagaro nawe yumvishe ryari, ishobora kuza? Wenda navuga ku ruhare rwanjye. Kuririmba nabitangiye kera, sibye ko umuntu aririmba nyine, umuntu uririmba wese asaba akorera Imana cyangwa asaba aririmba Imana. Natangiye muri 2011 ndirimba bisanzwe, hanyuma 2015 nibwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gukora gospel, ngiye kuririmbira Imana. Ndirimba njya muri korali, amahirwe mba n'umuyobozi w'itsinda mbamo, nuko birakomeza kugeza kuri iyi saha. Ndi umusore uhamya Imana, uhamya Yesu, Imana nta kibazo. Donc iyo uririmbira Imana wumva umerewe ute, wumva umeze ute? Navuga ibintu byinshi ariko mu Mana nta kintu ushobora kuhaburira, ko ntekereza ko umuntu aguhaye guca mu nzira nziza no guca mu nzira mbi ugahitamo imbi ufite ikibazo, ko ubwo ntekereza nk'umuntu utaririmbira Imana ikindi kintu akora cyatuma yumva yishimye anejeje umutima we cyangwa akanezeza n'Imana muri rusange, agakora icyo Imana yamuhamagariye kuba kuri iyi si. Igihe iyo mbikora first birabanza bigakora ku mutima wawe, ikindi bigakora ku mutima w'Imana, kuko ngomba guhamanya ko ndi kuramya kandi ndi connecte n'Imana. Bigatuma numva ubuzima bwanjye bumeze neza nta kibazo. So uri kumwe na mushiki wawe mwaturukanye mu rugo muvukana ndetse n'amazina amwe arahuye. Uyu mushiki wawe se niwe wamwinspiye kugira ngo ahinduke umuririmbyi, kuko tumaze kubabona mwahindutse abaririmbyi b'ibitangaza muri gospel? Ni wowe wamwinspiye? Oya, ntabwo ari njyewe. Wenda ku ruhare rwe nshobora kuba naramwinspiye, sinzi kuko ntabwo yigeze abimbwira, ariko muri famiye yacu papa ni umuririmbyi, urebye muri rusange twese turabaririmba. Niho bigenda bikomoka nyine, bikomoka ugasanga ahubwo icyo nkora ni ukugenda mwerekera nkamufasha kugira ngo agere ku rwego nawe yifuza. Penina, ndagira ngo nkubaze, umukobwa mwiza cyane, kandi Imana umugisha kuba wumva ko ukwiye guhagarara imbere y'Imana ukayiririmbira ukayikorera. Iyo uririmbira Imana nta complexe wumva ufite, wenda uvuga uti ubwiza bwanjye, igihagararo cyanjye nakagombye wenda kuba ndi aha n'aha, wenda wumva umeze uti iyo uririmbira Imana nta complexe wumva ufite? Murakoze. Iyo ndirimbira Imana numva aribwo buzima bwanjye, numva nishimiye. Imana ikumugisha. Turi kumwe na Norani, umusore mwiza cyane. Ikaze mu kiganiro, urumva umeze neza?
ya batubwira ni ku ishuri uyu muhamagaro wawuboneye ese ni mu rugo ni ku rusengero se byaje bitewe impano nk'uko bagenzi banjye babivuze ni ibintu biba bikurimo kandi ugomba gushyira hanze rero ahubwo igihe kiragera nyine bikagaragara ko ibintu by'Imana iba yaraguhaye guturuka kera kose. ya mwaje rero ndifuza ko mwapfundurira abakunzi ba Christ the King TV agaseke mukabapfundurira mugakora mu nganzo mugakora mu majwi mukazamura umuziki tukumva. uri Mana ikomeye ihambaye, uri Mana ikomeye ihambaye, naba ndwaye ndi muzima uri Mana, naba ntunze cyangwa nkennye uri Mana, naho amashyo yashira mu biraro, inzabibu zikera imbuto mu gihe cyazo, nakubaha isi yose ikabimenya, nakuvaho isi yose ikabimenya, ibyo byose ntacyagusimbura, uzahora uri Imana, ibyo byose ntacyagusimbura, uzahora uri Imana, ndabihamya uri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza, ndabihamya uri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza, ndabihamya uri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza, ibyo ukora byose Mana birabyemeza, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, nawe watakambira Imana igasa nawe itakwitayeho, kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti, watekereza aho uvuye bikureka
yasezeranye kwizana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije ntibigatume uteshuka ureke Imana n'Imana idahemuka tuyizera ntibigatume uteshuka ureke Imana n'Imana idahemuka tuyizera. ya dukora konkuriziyo nahera kuri we Norani nakubaza ngo ni ubuhe butumwa wagenera urubyiruko bagenzi bawe bazagukurikirana kuri King TV? Mwakoze ubutumwa nagenera urubyiruko bagenzi banjye ni cyambere no kwirinda ibiyobyabwenge bakareka kujya mu bibahugo bakegera Imana bagakora n'ibindi byatuma batera imbere ko leta yacu y'u Rwanda nicyo kintu dushishikariza muri ibi bihe ndumva ari icyo cyane nabwira urubyiruko bagenzi banjye bakirinda gufunga inguni ahubwo bakegera Imana bakegera Imana mu buryo bushoboka bwose kuko Imana nyine niyo muremyi wa byose niho usangamo ibyo byose ushaka ari abagore ari amafaranga niyo yaremye byose ikintu kirimo nibaza ko rero kwigira inshuti nicyo cya mbere nababwira nyine kuruta ibindi byose. Ese ndakubona ugeze ahantu heza muri mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, ninde muntu wumva washimira wahishimwe ryawe uvuga uti uyu muntu yangiriye umumaro angejeje aha ngaha Imana ukamusabira nk'umugisha wenda nawe akazabibona akavuga ati wa mwana icyo namuhaye cyamugiriye akamaro? Murakoze abikira cyane. Umuntu wa mbere nshimira
cyane kandi murashimira buri munsi ni mama wanjye umubyeyi wanjye kabisa mama uri bose ndamukunda rero ngo niwe nyine niwe umubyeyi niwe shingiro rya byose kuko niwe ugutora ni agiye gusenga akakujyana abana ntabwo baba bakunda gusenga urabiza ko akaguha n'ituro kugira ngo ugende uze gutura gusunikira muri korali ashaka nyine ko wegera Imana ndamushimira cyane Imana idumugisha natwe reka tuvuge ngo mama Norani Imana iguhe umugisha ugejeje umuhungu wawe ahantu heza kandi itorero igihugu kiramukeneye warakoze kumurera neza mu nzira ya Gikristo Imana iguhe umugisha dufite umusore Richard nawe nagira ngo ugenere ubutumwa nibura ababyeyi ni ubuhe butumwa wabagenera abazagukurikirana kuri Staking TV murakoze icya mbere navuga ndabanza gushimira no televiziyo dutekerejeho hanyuma ubutumwa nabwira ababyeyi umuntu kugira witwa umubyeyi nuko aba afite umwana naha ubutumwa abana babo kugira ngo babafashe kuba bakurikira inzira y'agakiza kuko ibintu byose iyo ufite umutrena nyine bigenda neza ntekereza ko umutwe umwe umunyarwanda niwe wavuze ngo wigira inama yo gusaba ntabwo ndi umwana njyenyine nshobora kwibwira ikintu ngo numve kiri perfect ariko byibuze iyo ngize uwo nkibaza akampa ibitekerezo nkajya kubaza undi akampa ikindi gitekerezo ndabihuza nkamenya inzira y'ukuri nshatse kuvuga ngo ababyeyi nibatoze abana babo inzira y'agakiza bahereye kujya mu rusengero kuko umwana ntabwo ushobora kumubwira gutya ntapfa kubyumva nyine uramwereka ukamwereka n'inzira ukamwereka uburyo ki bikorwamo ubwo uri muri aha ababyeyi inama bamwe basiga abana namujyane kuko iyo utinze ahantu byanze bikunze ntabwo wahava nta kintu wungukiye nimba utindanye n'Imana usanga nimba utinze mu rusengero icyo bavuze byibuze utaha ufiteho akanosi nicyo navuga ko no mu gitabo harimo indirimbo ivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga urumva ko umuntu usenga umuntu ukurikira Imana nta kiba ashobora guhura nacyo ariko nabivuga ko reka mbashimire mwebwe mwese mwatwitabiriye ukatwitaba kuri Staking TV Imana ibahe umugisha n'ubundi tuzakomeza tubasabye umugisha ushaka nimero zanyu tuzajya tuzitanga babahamagare n'ubundi mukomeze mukora umurimo w'Imana Imana ibahe umugisha turabashimiye cyane murakoze cyane